muraho neza bene data bakunze b'ijambo ry'Imana. Turabakiriye kuri uyu muyoboro wa RTV. Nk'uko mubizi tumenyeranye tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Igihe tugiye kuryigana nitwa Liberateur Jean Floribert, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye turafatikanya, akaba yitwa Nigena Etienne. Tukaba ari twe twongeye kugaruka ngo twiganire ijambo. Ubushize twari twize impano z'uburyo bwinshi ziba ziri mu itorero, ariko uyu munsi tugiye kureba ubumwe bw'amaharakwinshi, uburyo izi mpano zose ziharanira ko mu itorero hakakwiye kuba hari ubumwe. Rero hari ibintu byinshi dukunze kugira by'ibibazo bijyanye n'impano z'umwuka, aho usanga hari abahanura, hari abavuga izindi ndimi, hari abakora n'ibiki by'umwuka. Izi mpano zose, iki cyigisho cy'iki cyumweru tuzasoza byose twabishyizeho ibisubizo ku bibazo byose umuntu wese yibaza. Niyo mpamvu tugusaba ngo buri gihe ujye uba uhari kugira ngo ibi byigisho bitagucika. Rero mbere y'uko dutangira, reka tubanze dusenge. Reka duce bugufiya tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane uburyo waturinze, tukaba tugize n'undi mugisha wo kuboneka muri aya masaha yo kwiga ijambo ryawe. Reka umwuka wera aba ari we utuyobora mu izina rya Yesu. Amen. Rero iki cyigisho cyacu tubibutse ku bantu bafite Bibiliya, ni ugufata Bibiliya tugasoma urwa mbere rw'Abakorino igice cya 12 cyose tukagisoza, nibwo iki cyigisho turaza kucyumva neza. Rero watangira utubwira amagambo atangiza iki cyigisho cyacu. Hano hari amagambo ahari ari budufashe kumva neza ubumwe mu maharakwinshi. Yego. Imvugo y'ubumwe ikoreshwa mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino 12. Umwuka umwe, umwami umwe, n'Imana imwe isobanurwa mu yindi mirongo isigaye yo mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino 12. Mbega niho baba bagiye kuhita batangira kugisobanura ibyo bavugana. Icyo mbega iyo bavuze Imana imwe, umwuka umwe, icyo baba bari kuvuga, baraza kudusobanurira impamvu haba hakoreshejwe ubwo bumwe. Yego. Bari kutubwira ngo ibi bihamya n'uburyo Pawulo akoresha itsinda ry'amagambo nk'aya ngo umwuka umwe, nk'uko umubiri ari umwe, umubiri ni umwe, umubiri ni umwe, umwuka ni umwe. Aya magambo tugenda tuyabona ku mirongo itandukanye, 11, 12, wa 13 n'uwa 14. Ahubwo ingingo zigirirane. Hamwe n'iyi nyito y'ubumwe, Pawulo agaragaza neza uburyo ingingo zinyuranye mu mubiri wa Kristo, abinyujije mu mvugo nk'izi ngo ingingo nyinshi twese arimo twabatirijwe. Si urugingo rumwe, ahubwo ni nyinshi. Amen. Umubiri wose cyangwa zose uko zingana, ingingo z'umubiri, ingingo zose, uko gushimangira ubumwe n'amaharakwinshi kugaragaza ko impano z'umwuka zigambiriye guteza imbere ubumwe binyuze mu maharakwinshi. Amen. Mbega hano Pawulo ari gusobanura neza uburyo ibyo bikorwa bigenda bikorwa ku bantu benshi, ariko byose bikaza kubumbatira abantu bose ahantu hamwe, kugira ngo ya maharakwinshi cyangwa ya macakubiri ajya akunda kuboneka mu bantu, mbega bibe umuti wabyo kugira ngo ntibizongere kubaho. Yego. Ubu bumwe mu maharakwinshi bugomba kugaragaza imico y'Imana. Amen. Kuba izi impano zitandukanye. Imana ishimwe rwose. Data wa twese ni umwe, umwana n'undi, kandi na mwuka wera n'undi. Hari abantu batatu: umwuka, Imana n'umwana, ariko byose bigakorana mu butatu butagatifu bihuje. Buri wese muri abo batatu afite umwihariko we, nubwo bakorera hamwe kugira ngo bateze imbere itorero no kuriha imbaraga ngo rikore umurimo. Yego. Urumva, nubwo iyo Mana turi kuvuga ko ari imwe, n'umwuka ukaba ari umwe, n'Imana umwana akaba ari umwe,
bikaba bibonetse mu buryo butatu, byose biri kuza bihuriza ku kintu kimwe kugira ngo bifatikanye bibashe kuzamura umuntu, abashe kuba umuntu ushyitse koko akiri muri ubu buzima. Yego. Urumva twasoma rero igice cya 12 mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto duhereye ku murongo wa 12 turagera kwa 31. Tugiye kureba uburyo ubu bumwe bw'amahara kwinshi Pawulo yabugaragaje. Yego. Rero muri uyu murongo wa 12 hari amagambo avuga ngo uburyo ingingo zitari zimwe ariko zikarema umubiri umwe. Tugira ingingo zitari zimwe ariko zikarema iki? Umubiri umwe. Amaso, ugutwi, umunwa, ariko byose biraza bigahurira hamwe. Umusatsi, intoki, amano, kandi buri cyose gifite umumaro nk'uw'ikindi. Oya. Buri cyose kigiye gifite ibyo gishinzwe. Ariko uzarebe iyo hari kimwe cyagize ikibazo, umubiri wose urahungabana cyane rwose. Reka dusome twihuse. Nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, ni nako Kristo ari. Yego. Nk'uko izi ngingo ari nyinshi zikagira umubiri umwe, ubwo bivuze ko Kristo agereranijwe n'uyu mubiri. Noneho ibyiswe ingingo ni abantu bagomba guteranirizwa kuri Kristo. Cyane rwose. 13. Kuko umwuka ari umwe, twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe. Amen. Naho twaba Abayuda cyangwa Abagiriki, naho twaba imbata cyangwa ab'umudendezo, kandi twese twujuje umwuka umwe. Amen. Uwo waba uri we wese. Umubiri si urugingo rumwe, ahubwo ni nyinshi. Ikirenge cyavuga kiti ko nari ikiganza sindi uwo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kitaba kiri ku mubiri. Kandi ugutwi kwavuga kuti ko nari ijisho sindi uwo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kuba kutari uwo ku mubiri. Mbese iyo umubiri wose uba ijisho, kumva kuba kwarabaye. Ibi ntabwo byari gukunda. Ijisho rifite ibyo rishinzwe n'ugutwi gufite ibyo gushinzwe cyane. Urumva rero iyo umubiri wose uba ijisho nyine wari kujya ureba se n'itorero ryose iyo riba ribabwiriza ni bandi bari kujya baririmba. Ntabwo byari gukunda. Kandi ugutwi tugeze ku murongo wa 17. Mbese iyo umubiri wose uba ijisho, kumva kwari kubahe? Iyo wose uba kumva, kunukirwa kwari kubahe? Ariko Imana yashyize ingingo mu mubiri, izigenera aho ishatse uko zingana. Mbese noneho iyo zose ziba urugingo rumwe, umubiri uba warabaye he? Ariko noneho ingingo ni nyinshi, naho umubiri ni umwe. Ijisho ntiribasha kubwira ikiganza riti ntacyo umariye, cyangwa umutwe ngo ubwire ibirenge uti ntacyo umariye. Ahubwo biri ukundi rwose. Ingingo z'umubiri zizwi ko ari inyantege nke, hanyuma y'izindi nizo zo kutabura. Izo dufata ko nta gaciro zifite, ahubwo nizo zikwiriye kuboneka mbere y'izindi. Buriya no mu itorero bantu twumva yuko aribo baciriritse. Hari abantu nyine uba urebesha amaso y'umubiri ukavuga ati se ariko ubu nk'uyu yaje kutuvuna, yaje kutugora, uyu mukene utanga icya 10 cy'igihumbi yaje kutugora, cyangwa yenda akaba yenda atarabona umugisha Imana yaba yaramuhaye ngo agire ibyo atunga, akaba nta kintu atanga. Ariko abo tubona ko mbega badafite icyo bavuze mu maso yacu, bafite icyo bavuze mu maso y'Imana. Ni nabo badakwiye kubura, ngo nizo zidakwiye kubura, twita ko atari iz'umumaro. Tugeze ku murongo wa 23. Kandi izo ku mubiri zizwi ko ari iz'icyubahiro gike, nizo turushaho kwambika icyubahiro. Kandi ingingo zacu ziteye isoni nizo zirushaho gushimwa. Nyamara izidateye isoni ntizigomba kwambikwa. Ariko Imana yateranyije umubiri hamwe, urugingo rukeneye icyubahiro iruha icyubahiro kuruta izindi, kugira ngo umubiri utirema ibice, ahubwo ingingo zigirirane. Mbega kugira ngo umubiri utirema ibice, urukeneye icyubahiro Imana yaruhaye icyubahiro. Buri rwose rugomba kubaha urundi, nta rugomba gusuzugura urundi. No mu itorero niko bimeze. Niko abantu twakagombye kuba turi. 26. Urugingo rumwe iyo rubabaye, ingingo zose zibabarana narwo.
cyangwa iyo urugingo rumwe ruhawe icyubahiro ingingo zose zishimana narwo. Kasi bitwe biraba iyo umuntu umwe ahawe icyubahiro usanga abandi twarakaye. N'ikindi iyo tubonye hari umwe muri bagenzi bacu yateye imbere yenda akaba afite intambwe yateye kukurusha, umushihura kwica ukumva urababaye, aranyiranye none aransize twaraturukanye iyo ngiyo. Urumva twebwe dufite ikibazo gikomeye cyane rwose, kandi turebye ku mubiri wacu nta rugingo rushobora kugira ikibazo ngo rurakarire urundi. Ahubwo iyo rumwe rwagize intege nke n'izindi zose zicika intege, iyo rumwe rufite imbaraga n'izindi zose zigira imbaraga. Ariko birababaje kubona turi abantu bateranijwe muri Kristo, hagira urugingo rugira ibintu rukora rukomeye, izindi zikababara. Ni ikibazo. Niyo mpamvu bakomeje 27 ndahagutuye rero haratubwira ngo nuko rero muri umubiri wa Kristo kwa kundi zirangingo twazibonye twe turi ingingo zande za Kristo. Ushobora kubura akaboko ka Kristo, twagiye dukomeze. Kandi umuntu wese wo muri mwe n'urugingo rwawo. Amen. Imana yashyize bamwe mu itorero, ubwa mbere intumwa, ubwa kabiri abahanuzi, ubwa gatatu abigisha, maze ishyiraho abakora ibitangaza n'abahawe impano zo gukiza indwara, n'abahawe gufasha abandi, n'abahawe gutwara, n'abahawe kuvuga indimi nyinshi. Mbese bose ni intumwa? Ujye usubiza. Bose se ni abahanuzi? Bose ni abigisha se? Bose bakora ibitangaza? Bose bafite impano zo gukiza indwara se? Bose bavuga izindi ndimi se? Bose basobanura indimi se? Ariko nimwifuze cyane impano ziruta izindi. Amen. Nyamara dore ndabereka inzira irushaho kuba nziza. Amen. Ariko twabonye ko Imana irusha izindi niyo guhanura. Kuko ku gice cya 14 umurongo wa mbere ngo cyane impano yo guhanura, mwifuza impano yo guhanura. Imana yo guhanura buriya tuzayiga dusobanukirwe nyine uko guhanura Pawulo ari kuvuga uko ariko tutazakwitiranya n'ibyo tubona muri iyi minsi byadutse kuri bamwe. Wadukomereza n'amagambo bakomeje badusobanurira kugira ngo turusheho kumva iki cyigisho neza. Baratubwiye bati igitekerezo gikuru kiboneka mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 12 ni iki: nubwo ingingo z'umubiri zitandukanye rwose, zose ni magirirane. Imana ishimwe cyane. Nubwo twaba turi mu itorero dutandukanyije Imana, ariko twese turakeneranye. Ngo ibirenge byishingikiriza ku maso kugira ngo bibone uko bikandagira. Ibirenge biri hasi, amaso ari ku mutwe. Ubwo uri kumva ukuntu ibirenge byishingikiriza ku maso. Nanone kandi amaso ntashobora kugira icyo afata, ibiganza byonyine nibyo bibifata. Burasa amaso yabwira ngo mfatire iriya telefone, ntago bikunda. Kandi igitekerezo cy'uko ingingo zimwe ari inyantege nke cyangwa iz'icyubahiro gike kurusha izindi n'ibyo abantu bibwira kubera ko ingingo zose zikenewe. Ikibabaje nuko mu Bakorinto abantu basaga n'abaha agaciro impano zimwe maze bakirengagiza izindi. Aka kantu buriya rero natwe karahari. Aka kantu tukwite. Hari impano zimwe zahabwaga agaciro izindi zikirengagizwa. N'uyu munsi icyo kibazo ntabwo cyari kiriho mu gihe cya Pawulo. N'uyu munsi kirahari ko hari ibihabwa agaciro kurenza ibindi. Yego. Kandi tubonye ko atari byo. Kugira ngo akosora iryo kosa, reka natwe twumve icyo twakora iryo kosa rikosoka. Pawulo yakanguriraga ibitekerezo byabo gukunda. Amen. Ubwo natwe turakangurirwa kugenza gute? Tugakundana. Ikaba ariyo nzira irusha kuba nziza. Irushaho kuba nziza. Imana ishimwe cyane. Mu yandi magambo, impano iyo ikoreshejwe mu bwenge no mu rukundo uko yaba imeze kose ishimisha Imana. Amen. Impano iyo ariyo yose ikoreshejwe mu rukundo, Imana rwose iranezeza. Uvuze ngo ushobora kuririmba neza udafite urukundo. Kandi mwibuke niba bavuga urukundo, mu cyumweru gishize twabirebye, twabonye n'uburyo cyerekeranye n'urukundo, nuko tugomba gukunda Imana n'umutima wacu wose n'imbaraga zacu zose, ariko tukagerekaho n'irindi ryo gukunda
bagenzi bacu. Urumva rero kugira ngo izi mpano nazo zibashe kwerereza Kristo, zibashe gusenyera umugozi umwe, ntihagire iyijya imbere kurenza iyindi, ntihagire iyihabwa umwanya cyane kurenza indi, ntihagire iyihabwa agaciro cyane kurenza indi, ni uko tugomba kugira urukundo. Urumva rero nicyo kintu, ni wo muti wasubiza ibintu byo kuba mu itorero hazamo ibice cyangwa mu ngo iwacu, kuko buriya tunaretse mu itorero no mu ngo iwacu uko tuba twaravutse mu rugo, buriya buri wese aba afite ibintu ashoboye undi adashoboye. Rero buri wese aba agomba kubaha mugenzi we, nta kintu kindi gitumye amwubaha, ahubwo ari ukugira ngo buri rugingo rwose rugire agaciro mu maso y'Imana. Reka nkubaze rero ikibazo, tubaze ikibazo abadukurikiye. Mu Efeso igice cya 4:11 haravuga ngo nuko bamwe ibaha kuba intumwa, n'abandi baha kuba abahanuzi, abandi baha kuba ababwirizabutumwa, abandi baha kuba abungeri n'abigisha. Hari impano nyinshi Pawulo yagaragazaga, ariko se wowe dukurikiye, we Imana yaguhaye iyihe mpano? Se wari wayimenya? Ese niba utarayimenya wakora iki kugira ngo uyimenye? Ibitekerezo byanyu birakenewe muri komenti kugira ngo tumenye niba uzi n'Imana. Ikindi numara kumenya yenda koko nk'uko kibajije icyo kibazo, ko bishoboka ko abantu bashobora kuba batazi impano bafite, numara kumenya ko iyo mpano runaka wayihawe, uzayikoresha iki? Nacyo ni ikindi kibazo. Ubwo rero numva iki kibazo mudusubize muri komenti, mutwandikire kugira ngo tubashe kumenya uburyo izo mpano tuzifite kandi zigomba no gukoreshwa. Ndumva twasoreza aha rero. Reka tubashimire rero ko dusoje iki cyigisha amahoro. Reka tugisoze tunasenga nk'uko twatangiye dusenga. Etienne wadufasha. Nanone Mana yacu turagushimiye cyane, uhabwe icyubahiro. Amen. Tukugiriyeho umugisha, twize ijambo ryawe, tubonye uburyo impano ari nyinshi, ariko zose zikaba zigomba kuzuzanya, zikaba zigomba gutahiriza umugozi umwe. Uyu munsi bishoboka ko iyo ntego itagezweho mu bantu bawe, none turasaba kugira ngo uduhe imbaraga. Amen. Kandi twakire rwose, twarakosheje kuko twabonye ko iyo buri rugingo rushyize imbere rugenzi rwarwo uranezerwa. Reka dushyire imbere urukundo kuko ari rwo ruhatse ikintu cyose, mu izina rya Yesu. Amen.